gutambuka n'umutware we. Wa munsi wa nyambo ngo umutware wiwe birabaye. ariko ubona ko abantu bari baje ari benshi mu by'ukuri hano ku murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. ari abajene yo muramubona kabisa madamu we. ubona ko ibintu mu by'ukuri byakomeje kuba fresh sana. imodoka y'igikoko kweri ahabaye rero ashobora kuba ari imodoka n'iyi ngiyi cyo kwibaza bande bari kumwe kugira ngo nguwo kabisa bamubona. abashinzwe umutekano batangiye kwegezaho abantu ngo babahe akayira. bonsa abanyamakuru bakubise ba Piyonika ba Janvier ku Nyarwanda abandi basohotse. yo mama Niyore muramubona. yo bagiye kubanza baka akayira hariya. kubanza bashake inzira. yo big bounce ngiyo imodoka kabisa. ngiyo ibyamamare murabizi uko biba byipanga. murabizi uko ibyamamare byipanga kabisa. ya biso rero nanjye mba nahabaye kugira ngo amakuru muze kuba muyafite. icyuma muri kukibona. Nyambo we baramujyanye. Nyambo we baramujyanye. kameramani rero nawe tayari bakaba baramucakiye. kameramani babujijwe guhagarara ku idarapo kabisa. yo turi ku murenge. niyo imodoka barayiretse bajya gukaraba. barasabwa gukaraba. turebe ese koko bagiye kwemera ko yinjira adakarabye cyangwa arinjira adakarabye cyangwa abandi bose twabibonye binjira bakarabye. abandi bose byabasabye gukaraba. ese koko uyu nawe ari bukarabe cyangwa ntari bukarabe? abandi babasabye gukaraba. dore ngaho gukarabira. reka rero turebe imodoka Nyambo ajemo.
turebe sohokamo Nyambo Jeff, sohokamo yitwa Nyambo yambaye neza cyane, yambaye neza bimeze neza cyane. Nyambo Jessica ibirori yiteguye igihe kinini, ibirori benshi bavuze amagambo menshi atandukanye kuri no curo amanutse yambaye neza cyane, asa neza, tambuka n'umutware we wa munsi wa Nyambo ngo umutware wiwe birabaye okutambuka yirukanga byatari kabisa. Ariko ubona ko abantu bari baje ari benshi mu by'ukuri hano ku murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ataramu yege ubwo igisigaye nuko abantu bagomba kuza kumenya ngo eske ni hehe abantu baza kujya kunywera agacupa. Yo ariko ubona ko ibintu by'umusitari buriya biba birindwa mubi cyane. Buriya umusitari ntabwo ari nk'abandi bantu bose nk'uko biba bivugwa n'abandi bantu. Urabona protocol abanyamakuru bakubise ni benshi cyane. Nyambo Jessica na Richard bakaba bagiye gushingirwa mu mategeko byemewe nyine n'amategeko ku murenge wa Nyarugenge. Ya Biso TV show natwe tuba tuhabereye, abanyamakuru bari benshi cyane ariko mu by'ukuri ku masaha nk'aya ngaya twenda gushyika saa 11 nibwo uyu Jessica Nyambo ageze aha hantu ndetse n'umugabo we, ngira ngo mwabonye bambaye neza, ariko bitari byoroshye kuba umuntu yakavaringa ngo abone n'ishusho bitewe n'uburyo byari bimeze. Imodoka bayifashe mu by'ukuri bayinjiza mu muryango kugira ngo muri aho babasha. Yo narababwiye narababwiye iki kirori, nababwiye ko ngomba gukora uko nshoboye nkaza kubagezaho amwe mu makuru nkababwira nti biba bimeze bite. Yo ni Nyarugenge rero. Twaje mu kirori cya Nyambo Jessica Miss Nyambo Jessica. Abasitari ni benshi, abantu bakubise n'abaturage ubwabo baje kwirebera ku musitari, ariko mu by'ukuri bamwe barambiwe barataha baravuga bati ese ntabwo twaba twabeshywe, ariko mu by'ukuri abandi bakomeje gutegereza turabibonye. Rero habanje kugaragara Clement Nsabi, Mama Bubuna, Muka Junior Giti, twabonye ba Mama Niyore bakina kwa Clement, twabonye benshi bagiye batandukanye, nguwo Babu Rwanda kabisa, nguwo Babu nguwo Babu kabisa, nguwo Babu baramugaruye ngo akarabe. Nguwo Babu Rwanda kabisa, ngira ngo nawe atari gucikwa kandi aba ari abajene yo Rusine na madamu nabo bakaba bitabiriye ibirori, bakabanza bakaza bagakaraba. Rusine afunga mufreshi sana, kugira ngo muramubona kabisa madamu we. Ubona ko ibintu mu by'ukuri byakomeje kuba fresh sana. Yo